Ngiye kubasuhuza abakunzi ba Iconic Live Show nk'uko musanzwe mubimenyereye hano kuri Iconic Live Show, aho tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuno munsi rero kuri Iconic Live Show nk'uko mubibona hano kuri kamera, tukaba turi kumwe n'umuhanzi wacu ukomeye cyane hano muri industry mu Rwanda. Mugiye kumva urugendo rwiwe rwa muzika, aratangira twibwira nk'uko bisanzwe bimenyerewe, nk'uko umusani yivuga iyo agiye mu kiganiro runaka. Yeah, you are still the one, your love make fever. Now just believe, umeze nka Shakila, so baby doll crush kado komeze. Wallahi we're defender. Trust me, I am surrender. Yeah, it's your boy Hami the case. Yeah, murakoze. Nk'uko mubibona hano kuri kamera rero, akaba yamaze kutwibwira umuhanzi wacu dufite kuno munsi, akaba yitwa Hami. Sasa tutangire tuganira nawe, akaba yatubwira urugendo rwe muri muzika, akatubwira intangiriro yarwo n'ahageze ubu ngubu, dore ko abenshi tugenda tubamenya bageze hejuru ariko tutazi ubuzima baba baragiye bacamo hasi. Natangiye music 2016 nibwo natangiye kuvuga ati njya mu studio, ariko nyine ntabwo aribwo indirimbo ya mbere yasohotse. Indirimbo ya mbere yasohotse 2020. Nyine aba ari urugendo rugoranye kugira ngo umuntu agere ahagera, aba ari urugendo nyine aba yaranyuzemo rukomeye cyane. Kandi cya mbere umuntu aba ari no mu mashuri, icyo gihe nari nyiri mu mashuri, ugenda nyine ukomeza urugendo uhatana kugira ugire aho uzagera. Tukaba twavuga yuko imbogamizi mu muziki wawe ari ishuri, cyangwa haba hari n'izindi mbogamizi abahanzi mugenda muhura nazo? Buriya ishuri ntabwo aba ari imbogamizi cyane, ubundi cya mbere aba ari imbogamizi z'ababyeyi kubyumva, kubera ko ababyeyi benshi batekereza ko umwana ugiye muri music aba agiye mu burara, bitewe nyine n'abatubanjirije muri music ukuntu babikoraga. Hari igihe ababyeyi benshi babonye iriya generasiyo y'uko umwana agiye muri music agiye kunywa itabi, agiye kunywa ibiyobyabwenge, ariko ubu ngubu ubona nyine ko ari ibintu bishimishije, hari abahanzi nyine bari ku rwego rushimishije. Indi mbogamizi ya kabiri ni ubushobozi. Muri music buri kintu cyose kirahenze, ari recording, ari audio, ari video, byose nyine biragoye, birahenze. Ukiri muto nyine kubona ubushobozi biba bigoranye. Nk'umuntu wakumva umuhanzi Hami akaba yamushakira hehe, akaba ari umuhanzi ukomoka hehe, uherereye ubu ngubu, ku buryo yaba ari umuntu waba wifuza kuba yakugana ukaba wamugira inama cyangwa mukagirana ikiganiro, uwo Hami abarizwa hehe? Umuntu nshaka yandikira kuri Instagram ni I am the case. Nubwo uri kuvuga Hami ndayikoresha nyine kuri Instagram, ariko hariho I am the case. Cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp, namba urazipininga hasi ikiganiro. Tukomeje ikiganiro cyacu, ariko akenshi nubwo wagiye uvuga ko ngo ababyeyi bagenda babangamira abantu bavuga ko ngo muri music abahanzi baba bakoresha icyo twakwita nka drogue, ariko ntabwo ari ababyeyi gusa, na sosiyete isanzwe ibiziho, dore ko cyane cyane nk'abahanzi nkamwe bikundwa kuvuga yuko mwaba mukunze gukoresha icyo kintu. Ese wowe wakivuga iki? Abahanzi babikoresha, nkeka ko kuri ubu ngubu ngiye ko mbitekereza nabo, kubera ko no mu nshuti zanjye zose mfite ntabyo bakoresha. Kera bavuga ati rwanyweye wenda drug nibwo ugira inspiration, ariko inspiration n'ubu ngubu nshobora kuzigira bitewe n'ibyiyumviro ndimo, bitewe na mood ndimo, nkaba naririmba nyine indirimbo wenda, cyangwa andika indirimbo bitewe nyine n'ibintu byambayeho cyangwa na story umushuti wanjye yambwiye. Drug rero numva ko atari ngombwa ku muntu w'umuhanzi. Noneho ukizamuka hari n'igihe ijwi ryawe rihinduka. Wemera se ko harimo ababikoresha, cyangwa ntago ujya wemera ko hari ababikoresha? kuba babikoresha bo barahari,
kandi no muri sosiyete ntabwo byabura barabikoresha tu. nk'umuntu waba ugukurikiye cyangwa umukunzi wawe akaba afite amatsiko yo kuba yakumva indirimbo, ese ubu ku bwawe waba ugejeje ku ndirimbo zingahe? Mbese waba ufite alubumu cyangwa waba utari wayisohora? Na alubumu ndasohora, ariko nyine ndi gutegura ibikorwa byinshi cyane. Yajya kuri YouTube channel yanjye Hamida Kesh, hariho indirimbo imwe, ariko nko mu byumweru bitaha hari project nshaka gusohora. Tuba turi kumwe hano turi kuyilaunching, bari kureba iyo video tu. Ni indirimbo nziza byataye, abakunze Shakira niyo bazayikunda bayita Loki. Iyo ndirimbo yo yabigeze cyangwa abantu bayitegemo iki mw'iyo ndirimbo? Indirimbo aho igeze, recording audio yayo yararangiye, turi gushutinga video, nuza script za nyuma tuzazifata muri kino cyumweru. Ikintu bakitega ni indirimbo nyine iri innovation cyane, irimo udushya twinshi cyane. Tugarutse ku ndirimbo yawe watubwiye yitwa Shakira, ese iyo Shakira yaba ari umukunzi wawe? Umuntu acyumva Shakira yumva ko ari izina ry'umukobwa, so watumara amatsiko n'abakunzi bawe kugira ngo uyite Shakira wagendeye kuki? Shakira ntabwo ari umukunzi wanjye tu, gusa nyine no umucuti wanjye, ariko wanashyiramo nyine n'andi mazina tu, washyiramo Vanessa, washyiramo Cadette, washyiramo izina ryaryo ryose bitewe n'umukunzi wawe. Njye nuko numvaga nyine Shakira ariryo zina rinzamo cyane. None se ukaba uvuga kuki kuri music nyarwanda, cyane cyane ku bahanzi bakizamuka nkawe? Music nyarwanda iri ahantu hashimishije tu, iri ku rwego rwiza rushimishije, kubera ko abahanzi bakizamuka babonye nyine rugari, barakora nabo cyane, bagerageza gukora uko bashoboye nyine kugira bakora ibintu byiza, kubera ko n'abakuru bacu bari muri music baradufasha cyane, bafite support nyine nini cyane baduhereza. Ku bwawe usanga aho umuziki wawe ugeze ubu ngubu, imbogamizi wavuga ko waba uhura nazo ari nk'izihe muri kino gihe? Imbogamizi nyine na sponsor tu, nuko tutabona abasponsa baze badutera inkunga mu bintu dukora. Ibintu dukora ni byiza, ariko bashaka nyine kugira ngo barebe ibintu by'abanyamahanga, kandi natwe mu Rwanda nyine dufite ibintu byiza. Hari saga imaze iminsi ya Uncle Austin, ariko uvuga aba DJ ntabwo bakina indirimbo zo mu Rwanda, kandi nukuri abanyarwanda dufite indirimbo zibyinitse byatari. Nubwo wenda turebe indirimbo z'abanya-Nigeria, abanya-Nigeria nta kintu baturusha kirenze gukora indirimbo nyine zibyinitse, zirahari nyinshi cyane. Ngira ngo ariko nubwo waba ugarutse ku iyo saga, dore ko ari saga yagiye trending hano kuri social media cyane, aho Austin harimo n'aba DJ cyane cyane nka DJ BRIANE yagiye amusubiza avuga ko ntago ingoma yo mu Rwanda yabikoma ngo umu DJ yange kuyikina. So aha agenda avuga ko mwebwe ahubwo mugenda aho kuvuga ngo mukore ikintu cyiza, aho ngo mugiye musanga umudije ukaba wumva ko indirimbo ushaka yayikina, kandi bo baba bafite ngo playlist cyangwa gahunda y'izo bateguye. Icyo kintu we wakivuga iki? Playlist yo baba bayifite, ariko biba bibabaje kujya mu kabyiniro ngo umaremo amasaha 2 wumva kuri playlist nta ndirimbo mu Rwanda iriho. Urumva se ikibazo ari ikiwa muhanzi cyangwa ikibazo n'icyo mu DJ wateguye playlist yagashyiramo indirimbo z'abanyamahanga gusa? No se abanyarwanda bo nta ndirimbo dufite zibyinitse washyira kuri iyo playlist. Impamvu abivuze ntago ari ukubagira nyine, ntago ari ukubacya, ntago ari ukuba harasinga, ahubwo no kubacya. Ntago ari we wivugiye. Akostin ni umuntu mukunye, ntago ari we wakivugira tu, yavugiye n'abandi bahanzi nkatwe twese
twese nyine tuhabwa ijambo dukora ibintu nyine bifatika twese dusapotingane. Ku bwawe se usanga impamvu yaba ari iyihe ubona aba DJ baba bakora icyo kintu cyo kuba bagenda bakina indirimbo z'inyarwanda nkeya, dore ko ngewe ahenshi na henshi nkunda kugenda asanga harimo n'indirimbo z'inyarwanda, yego ni nkeya nk'umuntu ukurikirana music nyarwanda ariko barazikina. Ku bwawe ukaba uvuga yuko waba wumvikana nk'aho waba uri kuri side ya Austin, ugishingira uvuga ko abo ba DJ cyangwa niyihe mpamvu ubona yaba ituma abo ba DJ badakunda gukina music nyarwanda? Erega hari ukuntu mu kinyarwanda bajya bavuga ngo wambaye kirezi ntamenya ko kera. Rero ntabwo aba yumva ko indirimbo z'iwacu nazo ziri ku rwego nk'izo ngizo. Abareba bakavuga ati Bruce Melodie wakoze indirimbo nk'iyi ngiyi, wapi ntabwo bishoboka. Rero nicyo kintu bifitemo aba DJ ba hano mu Rwanda. Nikishira nyine tunumva ko tuzakora music nziza. Ukabona kizashira ryari ku bwawe? Ntubu cyashira nimba uri kuvuga ko ujya mu tubari ukumva nyine bari gushyiramo indirimbo neza mu Rwanda, numva nyine bizageraho nyine tukumva ko dukunze iby'iwacu. Tugarutse ku ruhande rwa music yawe, ese ku bwawe usanga harimo abahanzi benshi bagenda bavuga ko harimo abo baba bagenda bireferaho mu bahanzi bagiye batandukanye, haba hano mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu? So ku bwawe hari nk'umuhanzi hano mu Rwanda waba wireferaho cyangwa hanze y'igihugu? Njye abahanzi bo nirefera ku bahanzi benshi nirefera ku bahanzi benshi, gusa nyine Burna Boy is one of the best. Burna Boy, Bruce Melodie, nkunda ibintu nyine bakora tuvuze ko hano mu Rwanda waba wirefera nko kuri Bruce Melodie, ni nk'igiki waba wumva muri music ya Bruce Melodie ku buryo uvuga ati iki kintu nicyo nireferaho cyane, dore ko umuntu ushobora gukunda style aririmbamo cyangwa ijwi cyangwa injyana, so tubwire. Ukuntu aririmba vocal ye nyine iratangaje aririmba fresh byatari. Bruce Melodie afite karite nyine yijwe umwimerere, ijwi rye ntabwo ryari rihinduka kuva nyine indirimbo wenda ya 2018 nkina ndirimbo Catherine, I wanna look at you baby kidogo Catherine. Urumva nyine ni indirimbo nziza y'ibihe byose wayumva ubu ngubu, wayumva nk'imyaka 10 ishize, wayumva kumva ko ari indirimbo nziza. Hanyuma nk'umuhanzi nkawe, dore ko abahanzi benshi ukunda gusanga batajya banatandukana n'ibintu bijyanye na siporo, ku bwawe nimba atari ibintu bikugoye ushobora kuba wenda ukunda football cyangwa? Football nyanyuzamo nyine nkayirebaho gake ndayireba ndanayikunda. Hano mu Rwanda fana Rayon Sport, Real Madrid. Ku bwawe waba uheruka nko kujya kuri stade kureba match ryari? Dore ko harimo abahanzi benshi usanga batazi ibintu by'amakipe, kandi usanga abakinnyi benshi bo usanga imiziki ari ikintu bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko ugasanga nk'abahanzi bamwe ibijyanye n'amakipe biba byarabihisha, ahubwo wowe ukaba utangaje ahantu wavuga ko mu Rwanda waba ufana ikipe ya Rayon Sport. Nk'ubu umuntu agutunguye akaba yakubaza ati nk'abakinnyi bo muri Rayon Sport nka 5 waba mubwira? Abakinnyi nka 5 ariko nshobora kubavuga. Uwa mbere Rwatubyaye Abdul, uwa kabiri ko babuze, ariko Kamara si bamumeruka numva baramuguze. Wa gatatu nakubwira Ndera, Dangshaka Blaise. Komeza tubwire ariko ngo nawe kabisa.
nta mukinnyi wa siporo ufite ko bureze ariko ntabwo yitwa itanga ariko bamwita bureze nuko wenda itanga ishaka rije ariko bamwita bureze ubwo ndamuzi. Hari n'undi bamwita Adolphe undi bamwita babaye bangara burumwe undi nari kumwibukara Master. sasa ukaba utwemeje kuko abenshi tugenda tuganira nabo usanga baba bahugiye mu bijyanye na music gusa, dore ko ibijyanye na football usanga abakinnyi benshi biba byaragiye bibihisha, ariko dore ko nk'abahanzi benshi tugenda dukurikirana usanga bo bagenda abahanzi. Ariko nkanibaza ikibazo gikomeye cyane, abahanzi benshi nagiye mbona cyane nagiye nganira usanga benshi bazi ikipe ya Rayon Sport, byaba biterwa n'iki? Rayon Sport ni ikipe nyine y'ubukombe tu. Rayon Sport ni ikipe y'ubukombe, wumva nyine kumva ko ari ikipe ifite icyerekezo. Aha, ese usibye nka music ni nk'iyindi he kariyeri yindi wumva music utayikoze wumva wakora kuri wewe? Nakina basket. Wakina basket, ujya uyikurikira se? Basket ndayikurikira. Weruka nko kuri stade Meruka haba imikino ya playoff. Mu Rwanda ufaniye ikipe ya basket? Fanareg. So kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye kuno munsi, twagira ngo tubaje kumenya ese umuhanzi wacu ni muntu ki mu buzima busanzwe, ukunda iki, ukunda gutemberera hehe, mbese twagira ngo duhe icamake y'ubuzima bwawe twenda gusoza. Hami ni umuntu usanzwe, nkunda gutemberera. Inshuti zanjye nyine zimpaye proti nyine aho niho tujya kandi twumva nyine ko twishimye. Nkunda kureba ibiganiro nyine by'ubwenge tu, za documentaire nizo nkunda gukurikirana. Ngakunda kureba nyine gukurikirana music ya Nigeria byatari, kugira nyirefereho, kugira nyine turebe uko twakora nyine tukagera aho n'abandi bageze. Ikindi kintu nkunda gusabana nyine n'abantu, nkunda gusabana n'inshuti zanjye. Dukomeje ikiganiro cyacu twajya tumenye se umuntu Hami ni umuntu mbese umunsi wiwe ubuteye ute? Umunsi wanjye mbyuka nka saa yine, mfata breakfast, namara mfata breakfast ngasoma igitabo, nkajya kuri social media nkareba amakuru, saa sita zagera nkajya mfata lunch, après midi ngaruhuka, namara kuruhuka nkajya muri studio, nava muri studio nkagaruka mu rugo ngaruhuka. Dusoza ikiganiro cyacu rero, reka dusoze ubwira abakunzi bawe, haba ari abafana bawe, kuba bifuza ibihangano byawe, aho babisanga cyangwa se aho bagukurikirana kugira ngo music yawe igomeze itere imbere. Umuntu nshaka yandikira kuri Instagram ni I am Dakesh. Nubwo uri kuvuga Hami ndayikoresha nyine kuri Instagram ariko hariho I am Dakesh.